naricaye ndeba imyaka yose mbona ntarakoze ibyo numvaga niyumvamo nk'umuntu. Buri muntu wese afite iby'Imana yamushyizemo kuva avuka, ariko hari igihe choice zacu dushyira kure y'ibyo twebwe twakagombye kuba twiyumvamo. Iyo ugihumeka uyu mwuka ntukihebe, kuko iyo bakushyize hahandi haceceka nyine umuntu atabasha kuvuga ngo yirwaneho, biba byarangiye. Ariko niba ugihumeka, icyo Imana yakuvuzeho kizaba, kandi kubizera niyo kitaba ugataha, ishobora kugisohoza ku rubyaro rwawe, ku buzukuru bawe. Hello guys, how are you doing? Hopefully you are doing well. This is Gwiza TV show. I'm back again. Guys, mwiroho neza, amakuru yanyu, Merry Christmas, Happy New Year. Nubwo itaragera, ariko ubundi ntago bayifuriza umuntu yageze, ahubwo bayifuriza umuntu atarayigeramo, kugira ngo nayigeramo ayinjiremo afite positivity. Yes guys, Yesu ashimwe aho muri hose. Nizere ko mumeze neza mwese. Utameze neza guys, nkuko njya mbibabwira, mwihangane, ubuzima ntago buhora ari bwiza. Nka Gwiza TV show icyo nakubwira nuko ejo ari heza, sibyo? Ntucike intege. Niba ubona uyu munsi bitakunze, senga Imana, ambaza Imana, kuko uyu mwuka duhumeka guys niwo ukomeye kurusha ibintu byose. Hari ikintu tutazi. Iyo ugihumeka uyu mwuka ntukihebe, kuko iyo bakushyize hahandi haceceka nyine umuntu atabasha kuvuga ngo yirwaneho, biba byarangiye. Ariko niba ugihumeka, icyo Imana yakuvuzeho kizaba, kandi kubizera niyo kitaba ugataha, ishobora kugisohoza ku rubyaro rwawe, ku buzukuru bawe, kuko ni Imana itabeshya. Ngaho rero guys, mwihangane, kandi ndabihanganishije. Si uko twese biba bimeze neza, ahubwo turikomeza kuko dufite Imana, dufite ibyiringiro. Mu gihe tugihumeka dufite ibyiringiro. Niyo mpamvu mubona seka akenshi na kenshi. Nzajya mbaha ubuzima bwanjye, ntago njya niheba, sibyo guys? Nkunze kubivuga, ntabwo nshobora kwiheba mu gihe ngihumeka, nta nubwo nshobora kwemera gutsikamirwa mu gihe nkihumeka ngo mvuge ngo ibibazo byanyishe ngo birarangiye. Ngaho rero guys, mureke tunezerwane na Gwiza, na Gwiza, na Gwiza. Nibyo bintu bishobora kuduha icyizere cy'ejo hazaza. Guys, nkuko mbibabwira, nje kubashimira ku bintu byose mwakoze. Nababwiye umushinga wanjye nawubagejejeho ntangiye 50 years old, nibwo natangiye channel yanjye. Guys, naricaye ndeba imyaka yose mbona ntarakoze ibyo numvaga niyumvamo nk'umuntu. Buri muntu wese afite iby'Imana yamushyizemo kuva avuka, ariko hari igihe choice zacu dushyira kure y'ibyo twebwe twakagombye kuba twiyumvamo. Izi saha rero ngarutse mbashimira ko mwabanye nanjye mu rugendo rwanjye rwo kunshyigikira mu byo niyumvagamo nshoboye, kandi nari naraburiye igihe n'umwanya mwiza wo kubishyira mu bikorwa. Ntago byari byoroshye, abenshi murabizi. Uru rugendo rwa YouTube, uru rugendo rwa social media, abenshi bararutinya, nanjye ubwanjye ndarutinya. Ariko guys, uzatinya Imana yawe. Imana yawe yonyine ni ishobora kukubwira ngo iki kintu ntago ari icyawe, kiveho. Niba ukiyumvamo ntawe kibangamiye, guys, fata uhagarare. Imana yonyine izakubera intsinzi muri byose. Uru rugendo rero mbanje gushimira abantu babanye nanjye kuva natangira kugeza izi saha, sibyo? First, ndashimira
umuryango wanjye kuko wabashije kunsapotinga mu gihe nabagejejeho igitekerezo. Bose baravuze ngo go ahead, niba ubyiyumvamo genda, ariko babanza no kumbwira ingaruka zabyo. Ni nk'uko umuntu akubwira ati ibyo ugiyemo waba ubizi. Ndavuga yes, nubwo biba bitoroshye. Hari igihe wikiriza utikirije kuko uzi abo byagizeho ingaruka, ariko njyewe naravuze nti yes, nabifashe umwanya munini ndabyemeye. Baravuga ati rero niba twakweretse ibi n'ibi bishobora kuba byakubangamira, ukiyumvamo wowe ko ibyo ngibyo uzabirengaho ariko ukabikora kubw'impano wiyumvamo, kubw'ibyo ushaka gusharinga sosiyete zacu, kuko ntabwo ari n'iyacu gusa, isi yose ibikureba. Kuri YouTube ntabwo ari kimwe nka WhatsApp uvuga ngo abafriendly bawe ufite muri telefone nibo bonyine bakureba. YouTube ni universal. Abantu bose guys, uwo ari we wese wagusacinga yagusangaho, yaba ugukunda n'utagukunda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba iyo mpano ikurimo ntutinye, zana ambition zawe, uzana ibitekerezo byawe byiza byubaka, uzaguhangara. Ntabwo ushinzwe kumuhangara, kubera yuko ntabwo tuzanezeza abantu bose mu byo dukora. Hari abadukunda n'abatadukunda, na Yesu Kristo aza gucungura ubwoko bwe. Bamwe baramwanze, abandi baramukunda. Ko ngeze muri preaching? Guys, ndumva ngeze mu kibwiriza kandi ntabwo nari nabiteguye. Gusa iyi minota mike yamfashe niyo gushimira ababanye nanjye muri uru rugendo, kandi mugikomeje kubana nanjye guys. Ni urugendo rutoroshye ariko rushoboka. Niyo mpamvu mvuze ngo mwihamashyi aho muri hose. Inshuti za Flora Gwiza TV show, ariyo Gwiza TV show Canada, ndabashimira aho mwaba muri hose, abanzi n'abatanzi. Abanyishimiye ndabashimira, n'abatanyishimiye ndabashimira, kuko niyo ma views yanjye ngira. Guys, ndabashimiye mwese. Urugendo natangiye aho rugeze ni heza. Ubu chapter igiye gutangira niyo gukora, ukora uko wakagombye gukora, ari nta stress, ukagenda ugatunganya ibintu neza, ukabikora ari nta stress yo gucungana. Guys, muzajye kubaza imvune z'ibya YouTube, ni urugendo rurerure cyane. Nimukabona umuntu yicaye hano ngo mugire ngo ni ibintu biza bigahita bikoreka. Oya, ni ibintu by'urugendo rukomeye cyane. Ntababwira by'amajoro urara wicaye, by'amatelefone acicikanye uri kubaza, bamwe ntibakubwire n'icyo ushaka kugeraho, ariko warangiza kubw'Imana ukagera ku ntego. Ndabishimira rero mwese, Imana ibampera umugisha, kandi nshimira buri muntu wese wagizemo uruhare, uwo nzi n'uwo ntazi, ukunda ibyo nkora, ndetse n'abandi batanabikunda ariko bajya kurunguruka bakabireba bavuga ati se noneho yazanye ibiki. Kuko burya guys, uzi yuko n'umuntu wita mukunda uba ufite amatsiko ibyo yazanye. Namwe ndabashimira kuko mugira amatsiko mukajya kurunguruka. Yes, Imana ibaha umugisha, kandi nizere ko nabo batankunda bazagenda bankunda, kuko ntawe nagiriye nabi, nta n'uwo mfitanye nawe ikibazo. Imana ibaha umugisha, mureke dukore. Nawe wumva ubikurimo, niba uri hafi yanjye, egera Gwiza TV show, azakubwira urugendo, azaguhugura muri bimwe na bimwe wenda utasobanukirwa, kuko guys, byatumye njya kwiga n'ukuntu nanga ishuri. Ariko nigishijwe nande, narigishije njyenyine kwifungirana, ukiga wowe wenyine kandi ukagenda umenya. Imana ihabwe icyubahiro muri byose, kandi namwe mukomeze mubane nanjye. Merry Christmas, Happy New Year. Uyu mwaka mushya muhire dutangiye uzababere uw'intego nziza, uzababere uw'amata n'ubuki,
uzababere byose mwifuza kugeramo, intego zanyu zizagerweho guys. Let your dream be through. Okay, I wish you Merry Christmas. I appreciate to anybody who supported me and still support me until now. This is Gwiza TV show. Thank you very much. Bye.